Gukuna muri iki gihe. Mu Rwanda rwo hambere abakobwa bagiraga umuhango bitaga gukuna, aho bakururaga imishino ikaba miremire mu rwego rwo kwitegura kuzaba abagore babereye ingo, dore ko iyo umugabo ngo yasangaga umugore yashatse atarakunnye byateraga agatotsi mu mibanire. Iyo umukobwa cyangwa umugore yabaga atarakunnye bikamenyekana, yatangiraga kwitwa amazina atandukanye nk'ikimara, kimara inka n'imiryango, umupfu, nyirakirimubusa, akeso karangaye n'andi nk'uko Musenyeri Ruzibigirumwami yabyanditse mu gitabo yise Imihango, Imigenzo n'Imiziririzo mu Rwanda. Uyu mwanditsi avuga ko Abanyarwanda bari bafite imyumvire ko iyo umukobwa yabaga atarakunnye atanyuraga umugabo, nubwo iki gitekerezo batakivugaho rumwe n'abazobereye mu by'ibitsina, bavuga ko kuryoherwa n'imibonano mpuzabitsina akenshi biva mu mutwe. Bigirumwami avuga ko umuhango wo gukuna wakorwaga n'umukobwa w'umwangavu hagati y'imyaka 10 na 13, akawufashwamo n'abandi bakobwa bamuruta mu myaka bakunnye, abishishikarijwemo na nyina wabo cyangwa nyirasenge. Aba ngo bakaba barahatiraga abangavu gukurikira abandi bakobwa mu rubohero, kuko ngo ariho uwo muhango wakorerwaga kenshi. Muri iki gihe iyo uganiriye n'abagore batandukanye babyuriye inkumi, bakubwira ko uwo muhango batajya baganiriza abakobwa babo, ndetse bamwe ugasanga banavuga ko byabatera isoni cyangwa nta mwanya babibonera kubera imirimo yindi. Mukatabu Korodina, umubyeyi w'abana batatu barimo abakobwa 2 n'umuhungu, avuga ko adateze kubiganiriza umukobwa ufite imyaka 17, kuko ngo aba ahugiye mu mirimo ituma atabona umwanya. Uyu mubyeyi avuga kandi ko nubwo yaba afite umwanya uhagije atabimuganiriza kuko ngo nawe ntawabimubwirije. Ati njyewe ko ntawabinyigishije se, nawe azabyumva n'abandi. Kimwe n'uyu mubyeyi, abandi batandukanye nabo usanga batemera kuba bahugura abakobwa babo ngo bagire amakuru afatika ku muhango wo gukuna. Ugendeye ku byo bamwe mu babyeyi bavuga ko badashobora kuganiriza abana babo kuri uyu muhango, ushobora kuvuga ko umuco wo gukuna waba waracitse mu bakobwa kuri iki gihe, kuko n'imbohero zitagikunze kuboneka henshi. Nyamara iyo uganiriye na bamwe mu bakobwa batarengeje imyaka 25 y'amavuko, usanga bakubwira ko bakunnye, gusa bagasobanura ko babyiyumviye ku misozi bavukaho cyangwa mu mashuri yisumbuye. Murakagwira Claudine w'imyaka 21 y'amavuko avuga ko yakunnye afite imyaka 14 bitewe no kuba yarahengereje bakuru be bakunaga nijoro bihishe mu nzu abandi bantu bose basinziriye. Uyu mwari avuga ko nyuma yo guhengereza bakuru be nawe yatangiye kujya abigana, nawe yiherereye mu rwogero akagerageza kwigana ibyo yabonaga bakora kugera igihe bimuyobeye, maze asaba mukuru we kumusobanurira byimazeyo uko bikorwa. Nyuma nawe ngo arirwariza atazi n'ingaruka byamuzanira. Ati nabikoze kuko nabonye bakuru banjye babikora, ariko nta kintu na gito nari mbiziho. Uretse uyu mwari wakunnye atazi icyo bizamarira, abandi bakobwa bavuga ko bakunnye babibwiwe na bagenzi babo n'abakobwa babaruta. Uwingabire w'imyaka 20 avuga ko igitekerezo cyo gukuna cyamujemo afite imyaka 17, biturutse ku mukobwa bari baturanye wamubwiraga ko nta mugore ushaka umugabo atarakunnye. Uwo mukobwa yaje kumubera umwarimu kugeza abimenye, nawe akagehera mu rwogero agakuna. Ati yambwiraga ko bituma umubyeyi abyara neza kandi bikambika umukobwa. Uwingabire avuga ko nta muntu wo mu muryango we wabimuganirije, kandi ko nta n'umuntu mu muryango we wigeze amenya ko yakunnye. Mukarubuga ubu uri mu kigero cy'imyaka 23 y'amavuko, avuga ko yatangiye gukuna ageze mu mashuri yisumbuye bitewe n'uko ngo yajyanaga n'abandi koga akabona ngo badateye kimwe, ndetse n'abandi bakamuseka bamubaza aho yarerewe. Uyu mukobwa avuga ko ibyo byamuteye ipfunwe agahitamo gukora uyu muhango kugira ngo abashe gusa n'abandi bakobwa. Bamwe mu nkoramutima ze ngo biyemeje kujya bamukunisha biherereye bageze aho baryama, nyuma nawe akajya ashyiraho ake mu gihe cy'ibiruhuko ari mu rwogero cyangwa mu cyumba cye. Mukarubuga avuga ko atari azi icyo gukuna ari cyo, kandi ko nta n'umuntu yari yarigeze abyumvana, kuko ngo ababyeyi be bapfuye akiri muto ku buryo akeka ko wenda iyo baba bakiriho bari kubimuganiriza. Ku myaka ye 16, Mukarubuga niwe yafashe icyemezo cyo gukuna ageze mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, nubwo bwose bagenda bamubwira ko atangiye gukuna akuze kandi yaragiye mu mihango bizamubabaza. Gusa uyu mwari nawe avuga ko byamubabazaga agitangira, cyane cyane mu gihe cyo kwihagarika, nubwo ngo nyuma yaje kubimenyera. Mukarubuga yongeraho kandi ko abandi bakobwa nabo bamubwiraga ko nta munyarwandakazi udakuna. Ati bavuga ko mu Rwanda umukobwa wese agomba gukurikiza uwo muco, wari umuco w'abakurambere.
gukuna biracyakorwa. Abahanga mu bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere bavuga ko uyu muhango utaracika kandi ko ababyeyi bakagombye kujya babiganiriza abana babo batagamije kubashishikariza gukuna ahubwo bagamije kubaha amakuru kuri uwo muhango. Emma Claudine, umunyamakuru ukora kuri Radio Salus akaba anakurikirana hafi ubuzima bw'imyororokere, avuga ko ababyeyi bakagombye kubiganiriza abana kuko ngo iyo batabikoze bitabuza abana kuba babyumvana abandi, bikaba byanatuma babigiraho amakuru rimwe na rimwe afuditse. Emma Claudine ati ushobora kubaho nk'umubyeyi wumva ko gukuna atari byiza ariko umwana wawe ntube waramubwiye ko ari bibi akazabikora. Nibaza ko icyo gihe nk'umubyeyi utazaba ukunze umwana kuko watumye akora ibintu wumvaga ko atari byiza. Emma Claudine akomeza avuga ko niba gukuna kuri iki gihe abantu batabyumva kimwe, byaba byiza umubyeyi abiganirije umwana akurikije imyumvire afite kuri uyu muhango kugira ngo wabimubwira kuko wabimubwira utabimubwira atazabura kubyumva kandi wenda akabyumva nabi. Uyu munyamakuru avuga ko ibi byagerwaho igihe ababyeyi bagira inshuti abana babo bakagabanya igitsure ku bana kuko ngo byanatuma bajya impaka mu gufata ibyemezo bitandukanye mu buzima bw'abana n'icyo gukuna cyangwa kudakuna kirimo. Umuco wo gukuna ukorerwa mu Rwanda kuva na kera, ujya kujyana isano n'indi mico gakondo ikorerwa ku gitsina gore hamwe na hamwe ku isi nko gukata rugongo. Icyo iyo mico yombi ihuriyeho ni uko abayikora bavuga ko iba igamije gutegura umukobwa kuzaba umugore ubereye urugo. Gusa iyo mico yombi itandukanye mu buryo ikorwa. Gukuna ni umuhango ukorwa hagamijwe ko imishini iba miremire, ababikora bakavuga ko byongera uburyohe igihe cy'imibonano mpuzabitsina, nubwo impuguke zivuga ko ibi atari byo, mu gihe gukata rugongo byo ngo bikorwa mu rwego rwo kurinda abakobwa kwarika imibonano mpuzabitsina. Umuhango wo guca rugongo ntumenyerewe mu muco gakondo w'Abanyarwanda ariko wiganje mu bihugu bya Afurika byo munsi y'ubutayu bwa Sahara nka Kameruni na Guinea.